nakuze ndi umwana ufite amarari y'ubusambanyi ntatoranya, niyo yabaga data ari data naramurarikiraga nkumva ndamushatse pe, nkumva rwose twaryamana yankemurira ikibazo kandi ari data umbyara. ZOOM TV24 naba ndi kumwe n'abasaza banjye mu murima nkumva ndabashatse pe kandi ari basaza banjye, naba ndi kumwe wenda na data wacu twicaye mu rugo habaye nk'ikirori nkumva nifuje kuryamana nawe. Mbega mu by'ukuri narikarumaga. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye ZOOM TV, mwaba mwe mudukurikiye muri mu Rwanda cyangwa abari mu mahanga, tubifurije amahoro y'Imana. Dukomeza kubibutsa kudushyigikira mukanda kuri subscribe ndetse no kuri ako kantu kari ku ruhande kameze nk'inzogera kugira ngo mukomeze mubone amakuru yacu uko tuyabagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubibona tudatinze imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa, n'umumama mwiza, n'umumama w'Imana nkuko nkunda kubivuga, n'umumama Imana yagiriye neza, yaciye muri byinshi bikomeye, yaciye muri byinshi ugomba gukurikira ku ntangiriro kugera ku iherezo kugira ngo nawe ukuremo ubutumwa bwawe, kugira ngo nawe akureme umutima. Reka dutangire tumwakira kuri ZOOM TV, tumuha ikaze, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma Angelique, watangira utwibwira birambuye kuko wavuga Angelique, ba Angelique ni benshi, reka utwibwire hanyuma unatubwire ikiganiro tugiye kugirana uko giteye. Nitwa Nyirabahire Angelique. Byukuri abaneza amatwi bose cyangwa se abazumva ikiganiro cyane ntambukije cyo bose, amazina yanjye nayo nteranira ku mudugudu witwa Nyamugari muri paruwasi ya Gatsata, ni naho ntuye muri uwo murenge. Imana duhana umugisha. Yego, Imana duhana umugisha. Nibyo Angelique Nyirabahire, hano umuntu Imana yagiriye neza nkuko nabikomojeho, ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye. Nta kindi tugiye kuganira muri aka gace k'iyobokamana tugira kuri ZOOM TV, ni ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye. Imana yamukuye kure cyane, ni ukuri wowe ucikanwa n'iki kiganiro urabuhombye kuko hano harimo inyigisho zigaragaza ugukomera kw'Imana. Angelique, ubuhamya ugiye kuduha? Yes, nubuhamya. Yego, watangira. Uko nabibabwiye nitwa Nyirabahire Angelique, ntuye aho mu Gatsata, nkabarizwa ku mudugudu witwa Nyamugari muri paruwasi ya Gatsata. Umurimo nkora ni umurimo wo kuririmba, ndi umuhanzikazi, nkaba ndi n'umuvugabutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ubundi ntaraba uwo, mvuka mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mpanga mu kagari kitwa Kankobwa ahitwa Rusha. Mfite ababyeyi babiri, papa na mama, mfite abavandimwe barindwi tuvukana nanjye wa 8. Muri abo bana rero ni jyewe umwana wa 4 muri uwo muryango. Hanyuma naciye ubwenge nsanga mu muryango iwabo na papa baterekera cyangwa se kwa sogokuru baterekera abana bandwa. Hanyuma rero naje kugira ikibazo gikomeye cy'imiryango. Reka mvuge ku ijambo ryitwa karande. Nakoronejwe na karande, ntwazwe igitugu na karande, ntarabigizemo uruhare, ntazi naho byakorewe kubera imbaraga z'umuryango. Hanyuma muri abo bana b'uwo musaza rero ni jyewe batanzeho igitambo kugira ngo igihe ababyeyi bazaba batakiriho nzakorera ibigirwamana. Nza kugira ikindi kibazo cy'umugore umwe wantongereye andoga akoresheje amenyo y'imbwa. Aya menyo y'imbwa ayandoga, hari ukuntu yayakoresheje. Impamvu umuntu aba adashaka kuvuga cyane ngo asesengure uko byagenze, hari benshi baba bateze amatwi kugira ngo bumve uko byakoreshejwe nabo babikoreshe. Ubwo rero hari uburyo yakoresheje amenyo y'imbwa arandoga, arantongera, aravuga ngo nk'uko imbwa yirukanka
idafite umupaka, idafite aho izagarukira, ariko nawe azirukanka adafite ahagarukira. Ubwo uwo mudayimoni w'uruzerero nawe baba bamushyizeho. Ndongera ngira ikibazo cy'umuntu nawe ni masenge, n'umwe muri famiye, nawe andoga akoresheje icyatsi cy'uruteja, arakinongera, uburyo yagikoreshejemo, aragifata gita muri tuwarete, aravuga ngo nk'uko tuwarete ijyamo umuntu urenze umwe, ariko nawe azaryamana n'abagabo atazi umubare. Urumva ko ni imbaraga eshatu zari zikusanyirije muri jyewe. Hanyuma rero umudayimoni w'uruzerero niwe wantangiye mbere y'ibindi byose. Nanjye mfite imyaka 7, sinigeze niga nk'abandi, nibura ngo ndangize amashuri, nibura ndangize na segonderi. Narize nabwo niga nirukanka, abadayimoni banyirukankana, najya kuva nkumva amajwi aramamagaye, haguruka wigendere, haguruka nkagenda, nkarenga nkafata akarere nkambukiranya nkajya mu kandi. Igihe cyazagera ibitekerezo byagaruka, nkongera nkakenera gukumbura iwacu, nkasubirayo, nkongera nkaba aribwo ntekereza ishuri, bikagenda uko mba muri ubwo buzima. Hanyuma rero ubwo uwo mudayimoni w'uruzerero yafatikanyije n'uwo muntu umwe wandoze uruteja. Nakuze ndi umwana ufite amarari y'ubusambanyi ntatoranya. Niyo yabaga data ari data, naramurarikiraga nkumva ndamushatse pe, nkumva rwose twaryamana yankemurira ikibazo kandi ari data umbyara. Naba ndi kumwe n'abasaza banjye mu murima nkumva ndabashatse pe kandi ari basaza banjye. Naba ndi kumwe wenda na data wacu twicaye mu rugo habaye nk'ikirori, nkumva nifuje kuryamana nawe. Mbega mu by'ukuri narikarumaga ku buryo ntawe nakereka ko hari ikibazo mfite cy'amarari cyo gukenera kuryamana n'umuntu, ahubwo narikarumaga nkiyumanganya, ariko icyo kibazo kikangumamo. Hanyuma nigiye imbere gatoya, icyo kibazo cy'umudayimoni w'uruzerero namumaranye imyaka 10. Angelique, ntaguciye mu ijambo, icyo gihe ugirira irari abavandimwe, noneho bikagera naho ugirira papa we ukubyara, ukumva ugize irari ryo kuryamana nawe. Ese barabibonaga cyangwa hari igihe wageze kubimwereka neza ku buryo yabibonye ko ushaka kumukoresha icyo kintu, cyangwa warabyihereranaga igihe wabaga uri muri izo ufite izo feelings wabyitwaraga mu mute, cyangwa niba hari n'igihe byageze kugaragara barabibona, urakitubwira mu magambo make? Byagumaga muri jye, nabisobanuye. Byagumaga muri jye, nakoreshaga uko nshoboye nk'ikaruma, ntawe nabyerekaga, ariko muri jye ndi gushira. Nari mfite amarari y'ubusambanyi ku buryo nigiye hejuru, maze kwigira hejuru, bigeze nka 2004. Okay, subiye inyuma gatoya, 2002 nagize amahirwe yo kwinjira mu itorero ADPR. Mageze ariko ninjira nta ntego yo gukizwa mfite. Maze kwinjiramo nta ntego yo gukizwa mfite, hari abantu nawo rero usanga bibereye mu itorero nta ntego yo gukizwa, kagenda ari uko akurikiye abandi, kagenda ari mu buryo bwo gutamporeza, afite umwanya uri gupfa ubusa se, agapfa kujyayo, reka mpfe kujyayo niyumvire. Burya igihe Imana iba yaguhaye ibigira ngo ugikirizwemo cyangwa se ugikiriremo. Iyo utagize ubwenge rero ngo ujere cya gihe Imana iguhaye kikakubera impfabusa, igihe kijya kigera ukifuza ko cya gihe cyagaruka ukabibura. Hanyuma rero mba muri ubwo buryo mu itorero, ariko nta ntego yo gukizwa mfite. Bigeze 2004 nibwo na sambanye bwa mbere, 2004 mu kwezi kwa 7. Nsambana nishingiye. Maze kwishingira, wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 17. Nari mfite imyaka 17 2004. Nshaka nishingiye nkuko imiryango yari yarantanze nk'igitambo mu bana ba papa. Bari baranongeye baravuga ngo sinzigere nshaka urugo rwujuje umwaka, cyokora amezi 5 gusubiza hasi nari ndwemerewe. Icyo gihe maze kwishingirana n'uwo mugabo
namaranye nawe amezi 2 niyo mezi yanyishimiyemo nicyo gihe yampaye keya nicyo gihe yanyise sheri nicyo gihe mbega numvise urukundo rw'umugabo mu mezi 2 nawe ibaza urukundo rw'amezi 2 mu rugo amezi 2 kwezi kwa buki mbese niba kwezi kwa buki igihe cy'ubuki cyarabaye icyumweru ntabwo mbizi hanyuma rero hiyongeraho amezi 2 nasubiye iwacu maze mu rugo amezi 5 subira mu rugo ntwite uwo mwana mubyarira mu rugo mpita ko ntangira umwuga wo kwicuruza iwacu batabizi ndijijisha ndiyoberanya ndari indaya yiyoberanya natangiye ndi indaya yiyoberanya ukawutamenya yuko mbikora nkaryamana n'abantu benshi nanjye ntazo umubare ubu ngubu abantu umbajije uti waryamanye n'abantu bangaye ntabwo mbibuka simbaza umubare hanyuma rero aho muri quartier iwacu babyara banjye bamwe mu mafamiye muri famiye bakure kuriyo tukaryamana bakanyishyura ariko naje kumenya yuko ari bene wacu nyuma ubwenge bwaramaze kugaruka hanyuma 2007 nibwo nacutsaga uwo mwana wa mbere musigi wacu ndigendera njya kuba ahantu hitwa Gituku ndahaba nabwo mparyamanira n'abantu benshi benshi nanjye ntazi umubare ndahava maze kuhava nza hano i Kigali ahantu hitwa Gikondo Kanzayire mpageze nsanga umugore wari wampaye akazi ko mu rugo ni umugore uzi kubera amaso urugo rwe sanga ni umugore uzi kubera amaso urugo rwe mwababyeyi mwe muzi kubera amaso ingo zanyu nimufatireho rwose ntimukarangare dore hari abakobwa bibirangaza bameze nk'ibyorezo nimufatireho rwose hanyuma sanga ari maso mbonye rwose uburyo ari maso abera amaso urugo rwe ndavuga ni aha hantu sinazahashobora ndahimuka ndamugana akazi sinkashoboye musezeraho mbona kandi kazi Kimironko ku muntu w'umumama wari ufite akazi muri Ameki ndagenda ndahaba nawe kuko yatahaga ijoro atazi ibyanjye byo kumanywa abo twaryamanaga ntiyarabazi cyo kurashize amezi 3 anyirukana mu buryo butunguranye buriya nicyo gihe cyari gikwiriye cyo kuhaba kwanjye ndagenda mbahandi hano mu bajene mariye mu rugo rw'abantu bari bashyingiranywe vuba mpamara amezi 3 nabwo nkajya nishiza abagabo batabizi bahanterera inda y'umwana wa 2 batabizi babimenye nyuma hanyuma ndahava nsubira iwacu ndakomeza ndiyoberanya ntibabimenya kandi none n'ubundi muri icyo gihe ndakomeza ninjiza abagabo ariko banyishyura sinatoranyaga n'amafaranga sinarobanuraga uzanye uwo dukubitanya akangurira amandazi ya desa bwaracyaga akayanyishyuza uwo dukubitanya amasenyisa bwaracyaga akazinyishyuza ubwo kunyishyuza ni ukuryamana nawe uwo dukubitanya 1000 dukubitanya akampa 1000 ya bwaracyaga akakinyishyuza urumva ko nari indushye rwose nari ndemerewe pe nari ndemerewe yari abantu barushye nkuko nari indushye ariko se mwaje kwa Yesu koko kafite byose mu biganza bye ko harimo byose mwabuze ikini muze hanyuma rero ndangije njya kuba ahantu hitwa Inasho maze kuba Inasho ndahaba mpamara igihe kitari gitoya noneho ho nkumbi indaya yakuyeho nderura shyira ku mugaragaro mu gitondo ukomanze mu gitondo nkamwakira ukomanje saa 4 nkamwakira ukomanze saa 6 nkamwakira mbega ku munsi ninjizaga nk'abantu 4 cyangwa se 3 umbashije uti Ange waryamanye n'abantu bangana iki ntago namenye umubare wabo kuko bari benshi hanyuma bigeze 2009 mbyara uwo mwana ndamurera ngo agwana nawe 2008 nari naragize gutya kubitana n'ikirwara cyitwa umutezi iki kirwara cy'umutezi nagwagwanye nacyo kiragenda kirankorogoshora kiranyumye umubiri wanjye urumagara kubera virusi y'umutezi ariko Imana y'amahoro ikurikirana bayo hari ijambo riri muri Ezekiel Timoteyo Paulo yandikiye Timoteyo 2:19 havuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana
ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abantu be. Nawe rero Uwiteka arakuzi. Ntabwo nari nzi ko Uwiteka yamvana muri ubwo buzima uyu munsi nk'abasuku ngukundi. Ntabwo numvaga yuko byashoboka. Sinumvaga yuko hari umuntu ubaho atasambanye. Sinumvaga yuko hari umuntu urya atasambanye. Sinumvaga yuko hari umuntu wambara atasambanye. Sinumvaga yuko hari umuntu wishyura inzu atasambanye. Numvaga yuko umuntu wese utarize akaba adafite diplome, akaba atari mu nzu ye wenda, akaba adacuruza urugero, akaba atari mwarimu kazi, akaba atari umutayeri, akaba atari umusirikare, akaba atari umupolisi. Numvaga abandi bose bari hasi yaho, numvaga bose yuko babaho basambanye. Niko ibitekerezo byanjye byantegekaga, kabadayimoni banyerekaga. Hari abantu rero Satani yahumye amaso, bagenda bahumye amaso, abadayimoni bakamwoshya bati nubire kuzapfa, kandi koko ati nzapfa, akavuga ati nzapfa, nimbireka nzapfa. Oya, kwa Yesu hari byose, hindukira. Hanyuma rero 2011 ncutse uwo mwana mujugunyira iwabo. Nari mumwe mu ndaya zigira urugomo, mujugunyira iwabo, muha iwabo kwasi. Maze kumujugunyira iwabo kwase, ndagenda noneho mbi indaya y'indakari, mbi indaya y'insirimu, ntangira kuba indaya y'insirimu. Ubuzima bwose naciyemo nari indaya y'inturage, ku buryo nasambanaga ntawe nshaka kubyereka. Ariko bigeze 2011 ntangira kuba indaya y'insirimu, ntangira kuba indaya y'insirimu. Noneho nderura, muko kwerura kwanjye ntawe ncikaga, ntawe ncikaga. Nubwo niyoberanyaga ntawe nashakaga kabimenya, ariko uwo nabaga nasatiriye ntabwo yancikaga. Hanyuma kuva 2011 kugeza 2012 ku gihe nakirizwemo, nabaga umva ndi indaya yasaze kandi mbigaragaza. Umbwiye ati tugenda aha nkagenda, mayibo bimbwiye ati mfite 2 nkemera. Mbega numvaga ko nabaye indaya y'insirimu, ariko nari ndushye, nari ndemerewe, nari mfite umunaniro. Abantu bafite umunaniro bizaha birabishe, ariko Yesu agira neza. Hanyuma ndagenda mba mu busantere bwitwa Kabuye, maze kujugunya uwo mwana mu marembo y'ikigo cya gisirikare la Rwandeze ahitwa Inasho. Mageze indaya zirikanga ngo ngo haje indaya y'insirimu, ngo haje indaya ngo ngiceye, ngisobanutse, ngikaze. Nanjye humva ko nkaze, nkatambuka, nkumva ndakaze. Wareba uwo muntu uvuga ngo arakaze kandi arusha umuruho wamwishe, nawe bikagucanga. Wareba umuntu uvuga ngo ngarakaze, imiteze yaramwishe, ariho ajogoka, ukibaza ko umuntu ukaze. Natambuka nkumva ko nkaze. 8 nkahera 8 ndi gutarasa ubusantire bwose, mvuga ndakaze. Bavuga bati miraje, nanjye nkumva ko nkaze kandi ndushye. Nawe rero urarushye, wowe uzantega amatwi, warananiwe kunesha iki cyaha cy'ubusambanyi, nawe urarushye. Afazari rero egera Yesu akugirire neza, gutura uwo mutwaro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abafite inyota nimuze munywe ku mazi y'ubugingo, n'udafite ifeza nawe azi yinywere ashira inyota. Anywe ashira inyota. Yobu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo erega haracyari y'ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kikamira amashami y'ibitontome. Birashoboka nubwo watakaje cyizera abantu bose bakubona nk'indaya, ariko birashoboka yuko Yesu yaguhindura akaguhinda ifoto yo kwitwa indaya ikakuvaho, ifoto yo kwitwa umuhehesi ikakuvaho, ifoto yo guheheta abagore b'abandi ntunyurwe n'uwo washatse ikakuvaho, ifoto yo guca inyuma y'umugabo washatse ikakuvaho, ifoto yo kurara wikinisha, ifoto yo kwicwa n'amarari nkayo nari mfite. Birashoboka cyane, mwuka w'Imana ari kukureba, birashoboka ko Yesu yagukuraho iyo foto. Hanyuma 2011 nko mu kwezi kwa 12 ndahava, mitanza hano i Kigali, nkajijishe nkinjira mu tubari. Nari mfite umudayimoni w'ubushizi bw'isoni, umudayimoni w'ubujura. Naribaga nkakora mu tubari ngenzwe n'ibintu bibiri: kwiba no kuhashaka abakiriya. Ubwo barumani wankoreshaga babaga baragowe. Niba ahembwa 25 cyangwa se 30, nkamwiba 7 ku munsi, nawe ibaza amafaranga namwibaga uko angana. Yabaga ari menshi, nari umujura. Nashiraho nayo nibaga abagabo batagira umutima, babaga baje kungura, nkabiba nkabakora mu mifuka basinziriye, hari n'abayampishaga mu nkweto nkabiba.
Uwiteka Imana ariko akandeba akankurikirana. Hanyuma bigeze 2012 mu kwezi kwa 10 ku itariki 31 ndabyibuka nabanaga n'indaya yitwaga Kadete, twabanaga mu nzu. Icyo gihe nari natwisinda y'umwana wa gatatu umukobwa, ngambirira kuyikuramo. Ndavuga ni uwa mbere namujugunye mama, uwa kabiri mujugunye wabo, uyu wa gatatu kari uwa ntuza wa wundi ukora kakazi ntavuze ni nzamusanga mu kigahaba, ni mitavuga n'ubu ngiye kuyikuramo nishaka imitane. Mbura amafaranga nkunze kubivuga nk'abantu mwe ntabwo mbatutse. Imana iza abanyabwenge bayo, izabo yahaye ibintu, izi n'uburyo babijera, izabo yahaye amafaranga, izabo yahaye kwiga bakarangiza, izi abafite imirimo runaka ikomeye b'abanyabwenge bazi no gukontorora iby'Imana yabahaye, iza abacuruzi bakora bakunguka bakontorora iby'Imana yabahaye, iza abakobwa iza abasore bayubahisha bakontorora iby'Imana yabahaye, ariko ikamenya n'ibigoryi byayo. Babandi niko Bibiliya ivuga ko ari abatagira umutima. Irabazi nabo rero izi kubayobora, kuko Paulo yandikiye Timoteyo wa kabiri 19 ibice 2 n'ubundi 19 aravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwitekazi abantu be. Nubwo batagira umutima, Satani yarabatwaye ibitekerezo, ariko Uwiteka arabazi, birashoboka ko bahinduka. Hanyuma rero araza arambwira ati rero uko nkubona mbona nzagusiga mu nzu, nazaza nkasanga wariyahuye kandi koko umugambi nari nkufite. Arambwira ati rero jya ukaraba wambare neza utembere, nibugoroba uzuryama igihe ntahari, kuko nari naramaze kwikura icyizere nta mukiriya nari nkibona. Hanyuma rero igihe ndi kugambirira uko nzajya mbigenza, ntembera ntega ngiremera ngaruka, ntega njya mu mujyi ngaruka. Muri iyo minsi ariko wa gatandatu nyuma y'umuganda umukobwa arambwira ati ngwino tujye gutembera, cyane ko hari ahepfo hari abarokore barasenga, ngwino tujye kwiyumvira haba abarokore babyina. Hari mu itorero ryitwa Isoko Imana Inyota riyobowe n'umushumba witwa Bishop Risa ubari Bugande, niwe wari uriyoboye. Hanyuma turagenda tukihagera tukinjira, Pastor witwa Nkeshimana Claude ubu ngubu ayoboye mu itorero Inkuru Nziza ahitwa ku Mugina nihakorera. Ni umukozi w'Imana pe, ntabwo ari umuhanuzi ubyihimbamo babandi babaza ngo uri umukobwa ngo cyangwa ari umugore, ngo uri umusore ngo cyangwa ngo uri umugabo. We nta kubaza icyo Imana imweretse nicyo akubwira. Nkihagera yitababwira ati mukinge, ati dusenge dusome ijambo ry'Imana abantu badataha batihari. Kumbe bw'Imana yabonaga ko nyirabahire yaje, isaha yo guhamagarwa kwanjye igeze. Birashoboka yuko nawe wabuze amaherezo yo kunesha kw'ibyaha ugenderamo. Nta hantu haba Imana itakura umuntu nshuti, nta hantu haba Imana itakura umuntu, nta hantu kuri Imana itageza umuntu. Birashoboka cyane ko Imana yagutura uwo mutwaro ufite nk'uko nari ifite umutwaro. 2008 narambuye umutezi uteye ubwoba, narahagararaga amashyira akagwa, ariko yera irandebera ngitegereza ibona ko ndushye nkwiye kugirirwa neza n'imbabazi zayo. Mwabantu mwe rero Imana ntabwo irobanura, uje afite inyota wese iramubabarira ikamutura umutwaro afite. Uwo yantuye nawe niko yawugutura, birashoboka cyane. Hanyuma twinjira mu rusengero, basoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 50:21 rivuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Abanyarwanda bo baciye umugani ngo iminsi y'igisambo ngo ni 40. Undi nawacu umugani aravuga ngo iminsi bamyinshi igahimwa n'umwe. Bijya bishoboka, arabavuga ngo baciye ubwenge ngo bumva ngo Yesu azaza, ngo ariko kataje. Birashoboka yuko wabonye ko yatinze, ariko urupfu se uzarucika ute? Ku rupfu ruza rukagutwara rutanakomanze. Birashoboka ko waba uvuga uti Imana sinayibonye, ariko amakuba n'ibyago n'ibigeragezo ugenda ubona nibikwereka yuko Imana yabirekuye bikaza bikakugiraho ububasha. Hindukira rero Imana ikugirire neza. Hanyuma uwo munsi nakira Umwami Yesu nk'umukiza. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo izabana nanjye.
uyu munsi se murabona nsa nabi, ntabwo nsa nabi, ntabwo nsa nk'umukobwa w'indaya, ndasa nk'umukozi w'Imana n'ukuri. Imana yangiriye neza. Nkunze kuvuga ijambo rikomeye ngavuga ngo nari nteye nk'ikiryabarezi cya kimashini cy'abashinwa. Iyo utereyemo 100 kiramira, utereyemo senkani kikamira, uteyemo 10 kikamira, 15 kikamira, 20 kikamira, kandi ejo usubire usanga ishonje. Hanyuma rero nawe iyo nyota yo gukora ibyaha izashira. Nuko ngayo nguko niko umwami Imana yampaye agakiza, ampindurira amateka. Uwo munsi navuye aho ngaho nkijijwe. Ndashimira Yesu ko ntakiri indaya. Nkuko mbivuze, ndashimira Yesu ko ntakiri ikiryabarezi. Ntabwo ndi ikiryabarezi pe, nukuri ndi umukozi w'Imana ishobora bingahe byose. Namwe abarushye Yesu yabagirira neza nukuri, kandi akabaha agakiza ku buntu. Byabanje kungora maze amezi 3 Yesu ampa imbaraga zo kunesha, ansuka imbaraga z'umwuka wera. Ndangije imyaka 7 nkishijwe. Uyu ni umwaka wa 8 ntangiye ndi umukozi w'Imana. Najyaga ndyama indaya z'abagabo zikaza zigakomanga, umwe ati mfite 5, undi ati mfite 3, undi afite. Ariko uyu munsi wa none Imana yanyambuye ikanzu y'ubumaraya, inyambika ikanzu yo kwitwa umukozi w'Imana. Abagakomanzi wanjye bambwira bati mfite aya, hazukomanga ambwira ati nshaka kunsengera. Imana yanyuranyije amaboko. Nta hantu Imana itakura umuntu nshuti, nta nahantu Imana itageza umuntu. Yankijije umutezi ntarinze kujya kwa dogiteri, yampinduriye amateka. Ubu nanjye ndazwi mfite amateka meza mu buryo bwo kuvuga Imana. Nawe rero waza, niba warucitse intege warushaho gukomera, ukiyumvamo imbaraga, kuko aho yagukuye ni kure kandi ayiteganya kukugeza ni heza. Imana ibaha umugisha. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, murabyumva uwari Sawuli yabaye Pawulo. Imana yamukuye kure cyane, mwabyiyumviye ndetse mwanabyirebeye. Ni umuntu ufite urugero rwiza rw'abantu bahamya gukora kw'Imana. Angelique, njye mfite utubazo dukeya. Akabazo ka mbere nari mfite nakubaza, ese watubwiye ko abana baragiye ujugunya, ubu kugeza ngubu abana murabana, ubuzima buhagaze bute? Ariko ndabatangariza ko uzareba ubuhamya cyangwa se umubyeyi ufite umwana uri muri ubu buzima, mu buzima navuyemo, birashoboka cyane ko Imana igitanga kubaho umuntu aticuruje, igaca inzira umuntu atasambanye, biremera. Hanyuma inama nabagira, najyaga nkubitwa, uwanze kunyishyura akancira mu maso cyangwa akankubita. Cyane cyane ko Yesu yamfashe aribwo nkinjirira umujyi. Ariko hano umujyi hari indaya zarushye, usanga zirara zisimbuka, n'abashinzwe umutekano yabona imodoka iyo ariyo yose akiruka. Nkunze kujya kwigisha mu Niba ture, nanyura hariya kwa Rasta nkabona ziratibitse, zakikanga umumotari zikiruka, ugasanga yajijishije yifubitse ubutenge kubera imbeho. Buryo uriya ni umuruho. Ndabagira inama yuko bakwegera Imana, bagafata umwanzuro wo kwegera Imana. Nabo birashoboka yuko baba igisubizo cy'abandi, bakaba inyungu y'igihugu, bagateza imbere igihugu, bakabyariza umusaruro igihugu, badasebeje imiryango, nabo ubwabo baticiye umubiri, nabo ubwabo bararushye. Burya nabo bararushye. Nama nabagira nuko bakwegera Imana, bagakizwa, kuko mu biganza by'Imana harimo byose. Yes, nshuti bakunzi ba ZOOM TV, murabyumva, mu biganza by'Imana ntacyo wahabura. Mu biganza by'Imana hari byose twifuza. Dusoza, reka twongere duhe ikaze uyu mwene data, adusengere, adusoreza, adusengere adusabira imigisha, asengere buri wese uzakurikira iki kiganiro, asengere buri wese uzakurikira inyigisho zatanzwe muri iki kiganiro. Hanyuma tuzongera guhura tuganira ku kindi gice, dore ko afite ubuhamya burebuje. Reka dusenge Imana, duce bugufi mu mitima yacu dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye yuko uri umwami, tugushimiye yuko abo waremye twese, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene,
abize n'abatarize, abacuruzi n'abadacuruza, abatayeri n'abatayeri, ababayeho mu buzima babona yuko bukomeye ariko ukaba ubazi. Tugushimiye yuko twese utuzi, abanyarwanda, abari hanze y'u Rwanda, Tanzania, Baganda, Barundi, abari muri East Africa Community, abari muri Amerika, abari muri Afrika muri rusange, abari Belgique n'ahandi n'ahandi. Turagushimiye yuko waturemye udukunze, ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Wabwiye Yeremiya ijambo rikomeye, uramubwira ngo nakumenye narakurema Yeremiya, nkwezi utaravuka, mushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Urongera uramubwira ngo Yeremiya itegereze neza. Undi ati ndareba. Ati warebye Yeremiya? Ati ndareba. Wabonye iki? Ati mbonye inkoni. Iyo nkoni ni bwoko ki? Ati ni inkoni y'umurinzi. Ati uko niko ndinda ijambo ryanjye nkarinda n'uwo narivuzeho. Ndagushimiye yuko watugambiriyeho kera, uhimbazwe. Wabwiye Yesaya ijambo rikomeye, uramubwira ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, ngiyo inzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazayicamo. Bisobanuye ko abakora ibitajyanye n'uko ushaka ntibateze kuzinjira mu bwami bwawe na hato. Bisobanuye ko niba utuzi uzaba waremye bose kandi wifuza yuko bakora ibyo gukiranuka, kandi gukiranuka urakwishimira, ntuhabwe icyubahiro. Hanyuma rero nasomye irindi jambo rirambwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Nuhimbazwe. Uko niko utuzi nk'abanyarwanda, uko niko uzi abasore, uko niko uzi abakobwa, uko niko uzi abagabo, uko niko uzi abagore, uko niko uzi abasaza n'abakecuru. Ndagushimye. Nsengeye abagore batajya banyurwa n'abagabo bashatse bakabaca inyuma. Abo ndasenze kugira ngo bafate ukuboko. Nanze divorce, amadevorce ari hagati mu ngo ya buri munsi aturuka ku kutanyurwa. Aya ndayanze, ndabasengeye kugira ngo bafate. Sengeye abagabo kugira ngo bafate. Turashaka ko u Rwanda rwacu, ndashaka ko u Rwanda rwacu igihugu waduhaye cyiza, kibamo amahoro n'umutekano, kiribamo ingo zifite intangarugero. Ndasenze kugira ngo Uwiteka uze wubaka ingo z'aba bantu batanyurwa n'uko bashatse, bagaca inyuma y'abagabo, bagaca inyuma y'abagore. Mana, ndasenze kugira ngo bafate amaboko. Sengeye ziriya ndaya zasigaye ku muhanda, nibyo wangiriye neza, unkurayo. Ariko bariya basigaye nabo uracyabafite uburenganzira bushoboka cyane 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 cyane. Urufatiro rwawe uracyariho yuko ubazi. Reka ubafate ukuboko, ubakangaze igitsure cyawe, ubahamagaze ikivugirizo, nurangiza ubafate ukuboko. Uwiteka Imana, ubwami bwose bushyirwaho nawe. Wanyura mu buyobozi, muri polisi, wanyura mu basirikare, wanyura muri daso, aho wanyura hose ubafate bahindukire, kuko uri Imana uzi abo waremye. Ndasenze, nsengeye umuntu wese wacitse intege, wasubiye inyuma mu mutima, akaba akeneye guhinduka no kweguka ngo yongere ahagarara akora ibyo gukiranuka. Muhe imbaraga zawe, umusuke umwuka wera, wongere umushyigikire, umuhagarike, ashinga intege, yongere akora ibyiza. Nsengeye abantu wahaye umutungo, wahaye amafaranga, wahaye gukora, wahaye kuronka, kugira ngo wongere ubahe kumenya kujera ibyabo. Mudayimoni wo kubateza gusesagura ave muri bo, bajera ibyabo nk'uko wabibahaye. Kubisesagurira hanze wapi, ahubwo bahe kubijera. Sengeye umuntu wese uzatega amatwi iki kiganiro, cyangwa se utega amatwi iki kiganiro, ubu butumwa, ubu buhamya ntambukije, azafashwe nabwo, kandi imbaraga zawe zizashorera imizi, cyangwa zishorera imizi mubwumvise cyangwa n'uzabwumva wese. Kandi kubw'iyi mpamvu uzegurire benshi, uhamagare benshi, uhagurutse benshi, uhembure benshi. Urakoze rero, komeza gushyigikira
aba bene data baduha uyu mwanya tukaganira, ujye ubazamura, ujye ubaha abaterankunga ndetse benshi bagere hafi ndetse na kure. Urakoze kuko uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu, amen. nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.